Umunsi mwiza w'intwari kuri twese. Tariki ya mbere Gashyantare ya buri mwaka mu Rwanda hizihizwa umunsi w'intwari, aho hibuka intwari zitangiye u Rwanda. Kuba intwari byakabaye bya buri wese, ariko ni ikigero kigerwaho habanje kugiharanira, ndetse cyane binyuze mu bikorwa. Intwari zibukwa mu rwego rwo guhabwa icyubahiro ndetse hagamijwe no gutera ishyaka abakiri bato. Gashyantare tariki ya mbere ni umunsi buri mwaka u Rwanda rwahariye abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, n'igihe hakorwa ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze izi ntwari ndetse zikanahabwa icyubahiro. Hambere u Rwanda rwahoze ruzirikana intwari, nk'aho wabaga yishe ababisha barindwi yambikwaga impeta yitwa umudende, uwishe 14 akambikwa impotore, hanyuma uwishe guhera kuri 21 agacanirwa uruti. Ni umurage w'u Rwanda kuva hambere. Muri ibi bihe intwari z'u Rwanda zigabanyije mu byiciro bitatu, ari byo imanzi, imena n'ingenzi. Uyu munsi ndibanda cyane ku ntwari z'imanzi, ariko nitse cyane kuri Major General Fred Gisa Rwigema. Urwego rw'intwari z'imanzi ni urwego rurimo intwari zitakiriho, urugero nk'ingabo itazwi izina, soldat inconnu mu ndimi z'amahanga. Ingabo itazwi izina yatoranyijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye. Ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu ngubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Imva y'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro gihebuje abana b'u Rwanda bitanze baharanira ubusugire bwacyo. Major General Fred Gisa Rwigema ni mwene Kimonyo Anastase na Gatarina Mukandirima. Yavutse tariki ya 10 Mata 1957, avukira mu Kiranze muri komine Musambira, mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama mu Nduga ngari ya Gisari na Kibanda, ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. Fred Gisa Rwigema ni umucyaba w'umubogo, bakomoka kuri Kibogo. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Emmanuel Gisa. Major General Fred Gisa Rwigema nyuma y'impinduramatwara y'1959 mu 1960, Rwigema n'umuryango we bahungiye mu gihugu cy'Ubugande, baba mu nkambi impunzi ya Nshungerezi ho mu Nkole. Amaze gusoza amashuri yisumbuye mu 1976 mu ishuri rya Mbarara High School, yagiye mu gihugu cya Tanzania yinjira mu mutwe wa FRONOSA, Front for National Salvation cyangwa Front National, umutwe w'inyeshyamba wari uyobowe na Yoweri Museveni, umuvandimwe w'inshuti ye y'amagara izwi ku izina ry'ukuri rya Caleb Akandwanaho, tuzi nka Salim Saleh. Aha ni naho yahinduriye amazina yitwa Fred Rwigema nyuma yo guhurira na Museveni Nairobi muri Kenya. Nyuma kandi Rwigema yerekeje muri Mozambique yiyunga n'umutwe wa Frelimo, umutwe w'inyeshyamba zaharaniraga ubwigenge bw'iki gihugu kigoboturaga ingobyi y'abakoloni b'abanyapolitigali. Mu 1979 yinjiye muri Uganda National Liberation Army, maze bafatanyije na Tanzanian Armed Force muri Mata 1979 bafata Kampala, maze bohereza Idi Amin Dada, umunyagitugu, mu buhungiro, aha Rwigema yari ayoboye Mondlane 4th Infantry Column. Nyuma Rwigema yerekeje muri National Resistance Army ya Yoweri Museveni, maze barwana intambara bise Ugandan Bush War yo gukuraho umunyagitugu Milton Obote. Aha niho Rwigema yahuriye bwa mbere na bamwe mu bari kuzaba abayobozi b'ejo hazaza ba RPF, aribo Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi. Nyuma y'uko NRA National Resistance Army ifashe igihugu, Rwigema yahise agirwa minisitiri wungirije w'ingabo, maze anasabwa kwinjiza abasore barangije amashuri mu gisirikare, maze abanyarwanda baboneraho kwinjira ku bwinshi, ari nako bahakorera imyitozo yo kuzabohora urwabo. Rwigema aho batinya cyangwa abasirikare bagenzi be bari barahaye akabyiniro ka James Bond, rudatinya gutabara, yagize u Rwanda agendana agira n'urumugendamo, maze mu 1985 abona bidakwiriye ko bazahera ishyanga, maze ashinga Rwanda
Patriotic Front RPF n'umutwe w'ingabo wa RPA Rwanda Patriotic Army ariyo yabaye inkotanyi zo kurukotanira. Kuwa 20 Kamena 1987 Rwigema yashakanye na Jeannette Urujeni babyarana abana babiri aribo Gisa Junior Rugamba ndetse na Teta Gisa. Mu bwana bwa Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye bava iwabo mu Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo. Yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah, Fidel Castro, Mao Tse-tung n'abandi. Major General Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri National Resistance Army nko kuba uwungirije umugaba mukuru w'ingabo Deputy Army Commander, Minisitiri wungirije w'ingabo Deputy Minister for Defense n'umugaba mukuru w'imirwano Overall Operation Commander. Muri iyi mirwano yose yo mu mahanga, Fred Rwigema yari umusirikare nyakuri w'intangarugero mu mikorere n'imyifatire. Kugira ikinyabupfura no kubahiriza amategeko byaramurangaga, ariko muri byose yahozaga u Rwanda ku mutima, adahwema kuvuga ko kubohora u Rwanda ari ngombwa. Fred Rwigema yaranzwe n'ubupfura n'ubuhanga, kuba umunyakuri, kureba kure, kandi yarazi kwihangana, yubahaga bose, ategekesha urugero, akunda umuco wa Kinyarwanda n'imikino, ndetse yabaye n'umuhuza w'abantu. Yabaye urugero rwo kwitanga no gukunda igihugu bihebuje. Major General Fred Gisa Rwigema aho yabaye hose yarwanyije akarengane, arwanya ikibi, atitaye ku ngaruka byamugiraho. Yarazi ubukana bw'intambara ariko ntiyatinya kuyobora yari iruhije kurusha izindi, ari nayo yo kubohora u Rwanda. Tariki ya mbere Ukwakira 1990, abahungu bari bambaye bikwije bagwije amabega. Ahagana ku isaa 8:30 z'amanywa, abana b'u Rwanda barangajwe imbere na Rwigema aho batinya, binjiriye i Kagitumba mu macumu meza y'injunga no mu miheto myiza yananiye abaswa. Imwe babanganye impambara mu ngabo nziza z'isuri, bose ari umutwe w'inganzo nziza z'abatanyuranya, bagenzwa no kugarura amahoro u Rwanda, buri wese agatunganirwa ariko ari iwabo. Urugamba rw'icyo gicamunsi rwacyuye ubuhoro, maze ku ya 2 Ukwakira 1990 i Kagitumba ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ku musozi wa Nyabwishongwezi, ubutaka butagira ubwoba bumira bungura amaraso y'intwari. Umugongo w'ingabo uguduka zumva, maze ku myaka 33 y'amavuko gusa wari ku mukondo w'inkotanyi, ataha atyo isasu rimwabuhoranyije uruhanga, maze Rwigema Fred agwa ku rugamba yari amaze gutangiza rwo kubohora u Rwanda. Iri banga ryabitswe mu ndi gihe kirenga ukwezi ngo ridaca igikuba mu ngabo. Izi ngabo zo si uguhatana, ababisha bazumva imbaraga. Rwigema ati tugomba gukora ibishoboka byose abanyarwanda bakava mu buhunzi n'akarengane barimo, kabane n'ubwo bamwe muri twe twaba tutakiriho. Aya namwe mu magambo yaramuraje ishinga. Uwifuzaga kwandika igitabo ngo azabeho iteka Rwigema Fred, nk'uko yabitangarije umunyamakuru Ogen Kevin Olilo, umunyamakuru w'ikinyamakuru Weekly Topic mu 1989. Ubu ni intwari y'imanzi, ariho iteka mu mitima ya bene u Rwanda. Icyo atanditse mu nyandiko kitwanditse ku mitima, niyo mpamvu tumuzirikana iteka. Ese ko uyu mwene Kimonyo yaraye Rwantambi ngo urwe rusugire, akanihamiriza ko urugamba rugomba ibitambo, kandi akemera gutabara intambara itarahogora, nibura mu kiragano cyacu tuzibaruka izindi ntwari nkawe. Unkunda nkundira u Rwanda, unyubaha anyubahira umurage. Ayo ni amagambo ampora ibwonko. Kuba intwari bisaba kubikorera. Ni mucyo twese bene u Rwanda ubutwari tubugira intero, maze imyaka na Nyagashyike u Rwanda ruzarambana ubusugire. Ni intwari y'ibihe n'ibihe, ni umugabo uhamye, ni inkotanyi y'amarere, uwitabiriye intambara nta gishyika. Ibi ni bimwe muri byinshi nabateguriye ku buzima bwa Red Major General Fred Gisa Rwigema. Iyi ni Ishusho TV, njye nitwa Tuyisenge. Mugire umunsi mwiza w'intwari.